uyu ni umwanya wo kubagezaho ibiganiro by'urunana twumvise muri iki cyumweru. Bushombe yafashe ingamba nshya zo kwikemurira ikibazo cyo gutaha agasanga bamukingiranye. Nadine we yahinduye umuvuno mu mibanire ye na Stefano. N'urunana. Uraseka yewe Bushombe urasekeje rwose. Uraseka komeza unyibwira ukuntu Kankwanzi rwose yakuraje hanze. ngira ngo habaye Imana da nabone nari kuharara zimubeje ariko zubura uvugisha ukuri koko cyangwa uragira ngo nitekere gusa. Ibyo nkubwira ni ukuri. Koko tekereza ko n'abana yari yabaye itegeko ngo ntihagire uwibeshya rwose ngo yegere urugi ngo agiye kunkingurira. Amayenga baremera se nibwo namenye ko rwose Kankwanzi yariye karungu da. Koko hamagara umwana rero ahubwo nagira ngo yo bwabaga njya mu nganzo ndamuririmbira. Ewe ubwo rubaza akajwi kajya keza ariko kamukweye kwizima da. ariko kugira ngo ari abagore basigaye bashaka gusimbura abagabo mu rugo. Abagore basigaye batoroshye. Dore eko ngabonye ikibarira uko witegereza se. Sinatinda mbona za hano ra uzi ko ariwe koko ariko abagabo barabona koko. Nadine abwiwe n'iki kuko nabonye akakana. Mwaramutse mwabagabo mwe. Yego waramutse neza Nadine. Ko mushaka Stefa? Inde ngewe se aba Stefano ye wowe nyine sugurumva avuga ndewundi. Nta kibazo ngwino umbwire. Yewe sinona hariko da. Urashaka ryahise ariko subuni waje hano tukavugana twegeranye. Ntabwo nje gutonganirega. Ariko zubundi wa none se niba ariko se wowe igenda wumve sheri wawe akubwira Stefano. Si sheri wawe se hanyuma wawingira ngaho reka nze da. Nshakira iki? Yewe ndagira ngo nimugoroba nurangiza akazi uze kunyura mu rugo. Iwawe se? Iwanjye mu rugo. Kuzihe gahunda se? Yewe ni ikibazo nshaka tuganiraho. Hanyuma se ikindi kibazo se dufitanye uze kuza ariko ntumenye ibyo ari byo nuhagera. Urashaka kongera kundega mu buyobozi na reka murega se aricyo dupfa kuko Stefa nukuri ntabwo nta kindi kibazo mfitanye nawe da. None se ubwo nicyo ushaka ko tuganira mu rugo iwawe tudashobora kuganirira hano? Kuko Stefa ndagira ngo nyine twiganire nk'abantu bakundanye sibyo se? uzi kugeza Imana shamute kubera iki se Patrick? sinzi ikikuba kigiye nta bakiriya mfite uhita wizira uretse ko niyo wahasanga abandi bakiriya nabareka nkabari we mbanza sha ariko ndakwiyogoshesha gute we? Reka sinje kwiyogoshesha Patrick. Nibyo se kinari ngize muje kwiyogoshesha. Reka da nawe narinje kureba sha Patrick. Yego rata niba ari ikirego cyangwa ntange undi mukiriya uza kwiyogoshesha vuba kugira ngo nyine ataturogo yatwiganirira. Hari ubwo se nje kuganira nawe? Ngwiki ntabwo nje ngo tuganire Patrick. none se uranshakira iki we? Sha Patrick nagira ngo nyifashirize. Ngufashe iki se? Sha telefone yanjye yagize ikibazo kandi wenda kuzuza ibintu byinshi uri umutete. Ndagira ngo nyine ndebeye ikibazo ifite uyinkorere. Yo yagize iki kibazo se sha? Sha Patrick buri kanya irizimya kandi nta nubwo batiri yayimaramo umuriro umwanya. Sana ndebe. Yego sha enda ndebera n'ukuri. Yego man kusetse se. Ariko disi ndebera dore ifite ikibazo. Gusa uraseka iki? Mu gihe tugezemo se ubu ngubu buriya uracyatunze karashamye nk'ingiyi. None se si telefone? Gira bahugujugunye mu yindi myanda. Iragusebya mwana. Karashamye koko kuri mutese nkawe koko. None se ko ariyo mfitiye ubushobozi bwo gutunga? Oya iragusebya sha. Umukobwa mwiza ugezweho nkawe ntakwiye gutunga telefone nk'iyi mwana. N'ukuri pe. Enda yindeberesha nawe sindi nayikoreye ko nta bushobozi nakwibona bwo gutunga touch. Pfa kuyinkora ndaza kugaruka kuyifata Patrick.
biyendeze mwarakura aho bakwiga inyuma kamoza nibyo rwose. ni karibu. Muraho neza. Muraho se. Yo niko yakana kameze gatese. Aha ndabona karaho mugi. Ariko nyine karacyababara. Yo niko yangana no kushi. Nakubita nari njana kurasuza nyine. Ngira ngo nagasengeri. Urakoze cyane pe. Ariko se ubundi mwatekereje gute kujya kugafuza ibyinyo firi? Wa muntu wese acecekera rwose nyine ni bwabujije. Yo ubwo se ariko ubundi Budensiya Karame niko ndakumva. wagiye uzi wanjye tugabukamira amatasha ukehera umwana ko ushobora kuba utagira amashereka ahagije kubera guhangayika. Yo mugi urakoze. Ariko se ko katari kageze igihe cyo gutangira guhabwa imfashabere. Ubu karacyari muri cya gihe cyo gutungwa n'amashereka ya nyina gusa. Ntikare kuzuza amezi 6 rwose kavutse. Harya kandi burya ababyeyi tugirwa inama yo gutungisha umwana amashereka gusa nta kindi tumuvangiye habe n'amazi akivuka kugera yujuje amezi 6. Hanyuma yakuza amezi 6 akabona guhabwa imfashabere ariko nayo igizwe n'indyo yuzuye kandi itegura mu isuku. Yego nibyo koko di. Ariko nta kibazo. Mwaza tukajya tubakamira noneho Budensiya nakajya yaramo nk'umubyeyi wonsa nyine. Umubyeyi wonsa nawe aba agomba kurya indyo yuzuye. Harimo nk'ayo mata, amagi, inyama, ibishyimbo, amashaza, soya, ibijumba, ibirayi, imyumbati, amateke, imboga, indaga ndetse n'imbuto. Ibyo rwose birumvikana cyane. Nuko rero nibyo rwose. Filipo we nguteze yombi. waba uretse akanya hagati ibyo wakoraga noneho twubaha Imana duce bugufi dusengera uwo mwana. Ayiwe ibi mbonye ni ibiki? Niko mwabana mwe Kere Karame ndarota cyangwa yanako n'inzozi. none se urota ku manywa mama? Ahubwo se mama rero tudasinziriye. None se mbonye ni ibiki? Niko batwibye. Bande? Ngo bande? Ubu se mwebwe nimubona urugi ko barukuyeho bakarutwara. Erega mwe murimo murakina ndabona ntacyo bibabwiye. Ubu se Bushombe wari hehe koko? Erega ni papa warukuyeho mama. Ngo iki? Mukanya papa yavuye mu kazi ahita rukura harutwara. Ibyumvikana. Bushombe niwe wakuye urugi rw'inzu ku muryango. Mwabona gasari muzima. Ibyumvikana. Yarushyize hese? Yarutwaye. Iri si ishyano mbonyera. Yarujyanye hese? Ntitubizi. Rwari rwacitse se? Ahari. None se ko yatinze kurugarura ngo yongera rutere kuri uyu muryango? Ntabona ko bwije? Simbizi. Mana yanjye we. Ubu se ndamenya yagiye kurukoresha he ngo wenda njye kumureba ruzane barusubize ku muryango hakiri kare. Dore n'imibu yatangiye kwinjira mu nzu ari myinshi. Mana yanjye we. Cyangwa mama wamuhamagaye kuri telefone. Ariko uyu mwana nawe muhamagare kuri telefone se nyikureye. Uko bizi ngengira telefone. None se turara mu nzira ngaye mama? Yewe mana we ubu ndishimye. Utwo naringize ngo ntukije Stefa. Oya nagombaga kuza kuko nari nabigusezeranije. Nese ko wari watinze koko nyine urumva ko ntari gupfa kuza nyine utaragoroba. Ese nategereje ko bugoroba nyine ngo nibe. Boko watinye ko wagira ukuntu uje wanjye se? Erega byarahindutse. Gusa ndagushimiye cyane. Nshimiye kubahirira ubutumire bwanjye. Akira nkuzimanire se. Utetse n'agasosi k'inyama se? Akira n'amazi ukaraba ahubwo. Oya ndakarabye se? Ntabwo ndya. Ngwiki? Ntabwo bishoboka. Amenya washyizemo ikira. Ako mana nyumvira nukuri. Ubu surumva nakuruka koko Stefa. Ariko Stefa ubwo koko wakarabye ukarya. Ahubwo se Nadia. Karame sheri.
uzi kuba ntangaye. Utangajwe n'iki se? Ubu numvaga rwose nta kindi ugiye kunyakiriza uretse kunyaka amafaranga mbese ukanantuka bya bitutsi namenyereye. Ariko nawe urumva tuzahora duhuzwa no kukwaka amafaranga gusa? Oya rwose. Nukuri ndatunguwe pe. Utunguwe n'iki se ubwo? Nyine rwose njye numvaga kubera uburyo twari tubanye muri ino minsi numvaga rwose nta cyiza wankorera. Reka ibyo tukwiye kubyibagirwa pe. Reka nyine urabyitwayemo ntugire ngo ni ikindi kwari kugira ngo mbanze nkwige nkurebe, ariko nasanze ukiri umugabo w'umutima mwiza pe. Uravugisha ukuri? Ni ukuri pe, mbese ni nkaho nari ndimo kukugerageza kandi geragezwa waritsinze. Reka none rero reka twigirire ibihe byiza muri aka kagoroba, sibyo se sheri? ariko ihangane wa mwana, ihangane rwose. Usho reka turambike hasi turuhuke gato. Ihangane dukomeze uru rugi ntiruremereye cyane. Kandi niba utangiye kunebwa rero urasubiza inzoga yanjye nakuguriye. Cyakora Usho genda ndakwemeye rwose. Reka njyewe Bushombe buranze ubwenge. Nta kibazo nagira ngo narebe kukibonera igisubizo. Yewe oya Kamanzi wamuhaye isomo rwose. Wamweretse ko umurusha ubwenge, ukuntu watekereje gukuraho urugi ukarwitwaza wigiriye gufata rimwe. Ibi ni sawa pe. Ni sawa cyane rwose. Rero se nihaye kundaza ngo ushaka kundaza hanze nisomeye kamwe. Ibyo byo kunyingirana hanze rero ngo ndare hanze wabuze none warabigeze ati arakiga iki se ku rugi narwitwaje. Oya rwose aka kantu wakoze niko abikoze rwose. Ubu niko ngiye kuzajya mbigenza rero. Oya nibyo ninjye ngenda zajya nkuraho urugi ndwitwaze n'ahandi utahane dusubizeho maze nanjye ndebe ibyo azajya akora. uzukorwa rungwiriye kubera kudandabirana kwawe ushaka. Jemwe muri bana ni twebwe mwebwe bana nimuhagare kandi ntimuve aho ngaho ushyira hasi urwo rugi. Ubwo se wowe urinde ushaka kuduhagarika? ntaje mu mwabajuramo urugi mubuye kubwiba kandi murafashwa. se turiba mbese ni wowe shyaka? Chure ni wowe rikoze yabaye wowe usigaye wiba inzugi se? Reka da uru rugi si urwo nibye ahubwo ni urw'iwanjye, ni urwo ku nzu yanjye. Ni urwo ku nzu yanjye mbaduka uruzi urujyanye muri iri joro. Bukeye bwaho none se Kaganza karwaye mama Ganza? Shamaze iminsi arwaye, ubu nyine mujyanye ku kigo nderabuzima kugira ngo muganga ndebere uko bimeze. Mana we cyakora Imana ikarinde disi. Ahubwo se Honore karame uzi ko ngize amahirwe ntunguye di? Gute? Ugomba kuba ugiye kumbonera igisubizo cy'ikibazo cyanjye. Ego mana njyewe se? Gute se? Ugomba kumfasha rwose. Ego mana gusa niki nagufasha umuntu nkanjye koko? wowe uri umwarimu ngenda umukozi wo mu rugo, nagufasha iki se? Gusa nagufasha kwigisha abana nanjye ntazi gusoma no kwandika. Sha umva mva muri ibi, nkeneye umukozi rwose. Wo mu rugo se? Yego sha. Yewe aho ntawahantanga rwose, wanyijyaniye isuka kama. Reka none se ntuvuze ko ushaka umukozi wo mu rugo? Ndamushaka cyane ahubwo gira uti cyane. Kanyihere rero mbwira nze kugukorera mpindure, sibyo mama Ganza? Ukava kwashya ku kazi wanjye se? none se ubwo mpembye arutayo bampemba hariya kwashyaka ntabyanga? Oya sha iryo kosa ntabwo narikora. Kwese kuba naza kugukorera ni ikosa? Nkagukura ku nshuti zacu ko kukaza nkagukoresha ntabwo byaba ari byiza Honore. Ubwo nuko utabishaka kandi ngiye rwose mfite experience. Ngwiki? Nyine nari nkubwiye mu gifaransa ngo mfite uburambe kandi cyane cyane. Ni ukuri dukeneye umukozi pe. Nimwumva se? Ahubwo ubwo nagira ngo umundangire. Nkaba muziranye se? Ni ukuri Busho ingeso wadukanye sinshobora kuyihanganira. Ngwiki? Ntabwo nabyihanganira. Ntabwo ubyihanganira byose si wowe bitangiye. Si wowe bitangiye. Mbitangira si ibyo natangiye n'ibiki. Cyose byatewe no kunyubaka kwawe.
nta soni ugatinyuka ugafata urugi ukarukura ukajya kurukurura niyo ngiyo mu kabari ariko ngewe narumiwe koko mwana we wumirwa n'ibiki nabera ntajya nabona ubwo ukuntu nageze hano ngasanga umuryango w'inzu urarangaye tukaba twaraye twicaye imibu yatwinjiranye ituruma dutegereje ngo ugarure urugi rwacu watwaye ugomba kunyingereza nyine genda washaka kunyingira ndetse washaka ngo ndari inyuma y'urugi ubwo wabonaga ko njye ntushaka igisubizo zahengene ndwitwaje cyakora busho reka nkubwire ibi bintu wadukanye uretse nanjye ngiye kugufatira izindi ngambakira urabona se wakomeza kudukorera ibintu nk'ibi tukabyihanganira uratangiye kujya udusenyeraho inzu ngo ni ukugira ngo tutagukingirana sha byihorere gusa byihorere iki wowe ugiye gukora iki icyo ngiye gukora ninjye ukizi ubonye nakurushira amayeri rero none uramwaza ndakubwiye ngo wowe tegereza gusa ubundi se wowe urambaza iki hari ubwo ujya gukura inzugi ukazajya uzijyana kuzicarana mu kabari wigeze ubimbwira yewe yo ni kare umugabo wanjye nuko ariko mana ubu se koko ni ukuri sinanzi ko uyu munsi ushobora kugaruka kunsura erega ejo buriya warantunguye gute se naje nzi ko ugiye kuntesha umutwe unsaba amafaranga ariko mbona ibitandukanye uranyakira urantekera mbese ibintu byose bigenda neza ahubwo se ubu noneho ushaho usanze nta kintu mfite kubera ko nta n'icyo nibitseho shaho urihangana rero oya nta kibazo sheri wanjye ahubwo nyine ubwo nanjye nyine hari ubundi ntibajya bavuga ngo akebo kagiye umugarura niko bavuga nyine nanjye numvise ntagomba kuza hano imbokoboko iyo urakoze cyane yego sha nyine ubu hahandi wansanze nkorera ubu bamembye nuko ndavuga ntabwo narya njyenyine da mana we nicyo ngukundira rero ahubwo akira nuko urakoze cyane Stefa cyane ntibase ko mboye cy'umwana ararira koko buryo ushatse ko umugabo mwiza buryo bawe pe nukuri urantangaje rero namwe abagore iyo mubishatse mutuma abagabo tugwa neza nanjye buriya rwose natunguwe n'ukuntu wahindutse ereka buriya nta n'igihe nigeze mba umugore mubi burya rero nanjye umwe n'umugabo nyumva mpitamo umugore mwiza kurusha abandi ku isi busho karame turagira ngo duhe akanya tuganire ngera mu gisha nicyo kituzanye yaba ari umushinga w'ubwubatsi se mushaka gukora mukaba mushaka kungisha inama ibyo byo ntimwabamwereshye rwose ndi injiniya ubwubatsi narabwize oya si ibyo busho tuje kuganira ku myifatire wadukanye nabyumvise numva bikomeje byagira ingaruka zikomeye ku muryango wawe busho ubwo se murashaka kuvuga iki ubwo se wowe ntubyumva ibigize ntiwazindutse userera n'umugore wawe Kankwanzi gusa se wabitangiye tekereza kuko busho uzi ko njye byantangaje kumva ko usigaye ujya kugenda ukabanza ugakura urugi ku muryango ukarujyana mu kabari wataha ukarutahana none ibyo nyine gusa urumva ibyo ari byo koko busho oya ntabwo ari byo ni ukuri pe ariko niba atari byo mukwiye kubibaza Kankwanzi ntabakwiye kuri wowe bitangiye kwitaho bagashaka kundaza nyuma y'urugi ubwo rero nabiboneye igisubizo icyo nicyo gisubizo wabonye ariko se busho wewe nubona ko ahubwo kuba igisubizo bishobora kuba intandaro yo gusenya urugo rwawe tekereza kuko busho kandi uzi ko we na Kankwanzi mwari mugize umuryango wibanira neza none dore mutangiye gushwana ejo byatuma mugera naho gutana bikagira n'ingaruka ku bana ugasanga bavuye mu ishuri bakabibirara bikazarangira ntacyo bibamariye mugi uramenye ngo abana banjye bakabirara none ibyo sinabyemera rwose ntabwo nabyemera rwose none se urabona amakimbirane atangiye kwaduka hagati y'uwo mwashakanye atazabagiraho izo ngaruka nyine n'ibikomeza oya ibyo sinabyemera rwose ubwo se ko nshaka ko abana banjye biga bakaminuza bakazaba injiniya nkanjye oya wewe rwose ibyo bintu muvuga ntibikabe rwose ngaho reka ibyo wadukanye erega ni Kankwanzi babiteye oya nimuganire busho kandi umusabe imbabazi kuko icyo wakoze cyo gusenya
ugafata urugi ukarukura ku nzu ukajya uraruzengurukana ibyo bintu biragayitse rwose. hinduka bushobo. shakane sininda rero. nese ubwo uje kurabona ari oya ni inkuru nziza nari muzaniye. inkuru nziza? yego sha reka mbikubwira ubundi nsubire kuri baranyica. ambwira aho gutanira amatsiko we niyihe se? harya ntwambwiye ko ukeneye akazi ko mu rugo? yego shaho ndagakeneye kandi bya cyane pe kuko hano mu rugo nyine hatangiye kundambira. njye n'umwana wanjye papa dufashe nabi. namaze kukakubonera rero. irahira rero hehe se? sha hari umuntu wambwiye ko ashaka umukozi wo mu rugo. mana we nagize amahirwe se kakama we nkatangira gukorera ifaranga nigezeho icyo nshaka n'umwana wanjye. se ko twavuganye uyu munsi duhuye hari uko yaba yamaze kubona undi. sha simbi hano. cyakora shahu rero umwana mwiza kubona umenya ayo mariko ukahita unyibuka shahu we. ni wowe nahise ntekereza rwose. mana we kwiga byaranze ndabyemera. ndumva noneho iki ari igihe cyo gutangira gukorera amafaranga. yego sha. hanyuma se we karame ni hehe? aho ku kazi kari se? ni mu mujyi. mana we wasanga nagiye kuba mu mujyi. mbwira sha. atari mu mujyi se ntiwajya kugakora we? ariko se Nadi bwa masheri wanjye mwiza. mva mama we karameshe uragahora unyita utyo rwose. yego ni ukuri. ubundi kore warambwiye ko nta kintu ufite aka gacupa nzaniye ukavanye. yego ko nyine nakora umwe muri ya mafaranga wampaye nose ubwo umuntu ashobora kwemera ko buri hano nta kintu uri gufata koko Stefa. nuko da. gusa nk'uko nabikubwiye mu kanya nuko rwose ukomeje kuntungura. warahindutse ku buryo butangaje. nibyo urakoze cyane. nsanze nari narakwibeshyeho rwose nkakubona uko utari. wambonye uko ntari pe gusa n'ubundi rega nta kindi cyane kuko twitwaraho nabi n'ibihe nari ndimo gusa nyine ujye umbabarira narahubutse sibyo? oya namaze kukubabarira rwose. urakoze cyane. ahubwo se buriya kugira ngo nubwo nitwaye ntyo nigeze nibagirwa uruhare ufite mu buzima bwanjye sheri. nukuri ntacyo nakuburanye. mbese wambura n'iki koko? ariko rero shaho sheri wanjye ndumva hari ibintu nkeneye. wambwiye se? mbwira rwose umugore mwiza ntacyo wambura nanjye ifite. nyine nk'ubu urabona nukuri ntabwo biba byoroshye gusa mpangayikishwa na kariya kana kacu sheri wanjye. ni ukuri ubwo rero nyine nifuza ko wagira icyo ukora mbese kikaba igikorwa cya kindi gituma ntabura nkwirukaho nkubuza amahoro ngo mpereze iki n'iki ibi n'ibi umva. uteze amatwi rwose mbwira. mbese urebye ni ukuri pe nkeneye umurimo wo guhingamo mbese wa wundi ngomba kuba nisanzuyeho nyamuneza adafiteho ijambo. nkeneye n'inzu yo kubamo n'umwana wacu sibyo se? reka ndanagukeneye nyine ko twibanira nk'umugabo n'umugore sibyo se Stay? none se sibyo kusetse? kuko numva bitoroshye. nyamara si ibintu bikomeye sheri ahubwo nyine mbwira birakenewe cyane pe. umva ibyo ntabwo ari ibintu byo guhubukirwa. reka ntawe mfata umwanya wo kubitekerezaho mbere kugira igisubizo nguha. nyumvira pe ngo utahe. reka sheri urataha gutyo erega hari n'inshingano ugomba kuzuza nk'umugabo wanjye kandi n'umwana nyine arasinziriye nta n'ikibazo da ahubwo twigire mu cyumba tube twiruhukiye. ngo Nadina mu ngamba nshya zo kwigarurira Stefano se azatinyuka kongera gutanga umurima Nyiramarisa atabizi. aha ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. dukomeje kubaha ikaze mwe mudahwema gutega amatwi ibiganiro by'urunana. tugiye kubasomera bimwe mu bitekerezo mwatugejejeho muri iyi minsi. ngende Bonane Jean Emmanuel. ubutumwa tubasomera uyu munsi reka tubuhere kubw'umukunzi w'urunana watwandikiye agira ati muraho neza. Audensiana nakoresha uburyo bwizewe bwo kuboneza urubyaro kugira ngo yirinde kuzabyara indahekana. Daniel wo mu karere ka Rulindo ati nkunda urunana cyane kubera inyigisho mugira cyane urubyiruko. rwose Benita azabera urugero rwiza abakobwa kuko ari mu bakobwa bake dusigaranye. ikoranabuhanga ntirizagutware ni wowe dufatiraho urugero. reka ubutumwa bwanyu tubukomereze ku mukunzi w'urunana wanditse agira ati muraho neza barimo mutwigisha nta kiguzi. ni Solange i Rubavu.
ndashimira Benita uburyo yafashe umwanzuro wo kureka iriya telefone nyuma yo kumva ko ishobora kumuteza ibibazo, kandi nongera kumushimira uburyo yafashe igipimo cya telefone n'ubuzima bwe akabona ko ubuzima bwe buhenze cyane. Nanone reka nibwirire urubyiruko cyane cyane abakobwa ngo bazirikane amagambo avuga ngo amagara araseseka ntayorwa. Undi ati muraho bari mu beza nkunda, mwambereye umwarimu mwiza mu kumenyesha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ubu afite umwana w'imyaka 6 n'uruhinja rw'amezi 2, kandi ibyo nabishobojwe namwe pe. Gusa inama nagira Philippe na Budensiana nuko batakwizera konsa gusa nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ibyiza nuko bahitamo bumwe mu buryo bwizewe bwo kuboneza bukurikira: urushinge, agapira ko mu kaboko, ako mu nkondo y'umura, ibinini n'uburyo bwa kamere. Murakoze, mwari kumwe na Dusengimana Jean d'Amour. Hari n'uwagize ati muraho neza, nitwa Diane ntuye mu karere ka Ruhango. Nkunda ikinamico Urunana kuko irimo inyigisho nyinshi kandi nziza. Hagati aho ariko ndagaya Patrick kuko ibintu ari gukora ntabwo bikwiye, kuko urukundo ni rugurwa. Murakoze, kandi nzajya nkomeza nkurikirana inyigisho zanyu mudahwema kutugezaho. Undi ati muraho bari mu beza dukunda cyane, ni Hakizimana Pierre Ingamba mu karere ka Kamonyi. Turabakunda cyane, ibiganiro mutugezaho biratwigisha cyane, tubakurikira 5 kuri 5. Murakoze. Hari n'uwanditse ati murakoze cyane, Benita yabaye intwari. Mumbwirire Remesha n'umugore we muti ntarwubakwa nk'urundi, mwitekereze bitari byo mugendeye ku rugo rwa Philippe na Budensiana. Budensiana agomba kujya kwa muganga akivuza, kandi akava yafashe uburyo bwizewe atazabyara indahekana. Undi mukunzi w'Urunana ati muraho bari mu nkunda, nitwa Gilbert Ntirenganya wo mu karere ka Rulindo. Ndashimira Benita kuko n'umukobwa w'intwari abandi harimo na Mutesi bakwiye kureberaho. Murakoze, Imana ibahe umugisha utagabanyije. Cyubahiro Leonce wo mu murenge wa Gahini ati nukuri muri abarimu beza kuko nkunda Urunana cyane. Benita ndamukunze cyane kubera icyemezo yafashe. Iyo abakobwa bose bameraga nkawe byadushimisha cyane, kuko abagabo benshi nibyo bitwaza bakararura abashiki bacu. Benita bero urugero abandi bakobwa nabo bakore nkawe bahakana impano z'abahungu, kuko bazibaha bafite ibyo babashakaho. Bamenye ubwenge kuko bimeze nabi hanze. Murakoze, turabakunda cyane. Bene Sambu Theophile wo muri Ngororero ati icyemezo Benita yafashe ni cyiza, kuko iyo telefone yari kuzamukurira ibyo atari kubasha kwikuramo. Kandi nubwo Philippe bamuseka, ibyo binakora nibyo byiza. Tugomba guharanira uburinganire mu muryango. Dukunda ikinamico Urunana mutugezaho. Murakoze. Undi we yanditse agira ati muraho neza, nitwa Ishimwe Fabrice ntuye mu karere ka Rubavu. Ndashima ubutwari Benita yagaragaje asubiza impano yari yahawe na Patrick n'abandi bari bose barebereho. Nkanenga Kankwanzi ku myumvire yishaje yo kuba ataganiriza abana be ku buzima bw'imyororokere. Mudusuhurize famille ya Philippe na Budensiana kuko baduha urugero rwiza. Undi mukunzi w'ibiganiro byacu ati muraho neza bari mudukunda, muduhe impanuro ndetse n'amasomo y'ingirakamaro. Rwose Patrick narekeraho kwigira isuri ngo akusanye ibyo abonye byose, kuko ibyera byose ntabwo biba ari amata. Mumbwirire Benita muti komeza umwanzuro wawe, ntuzamere nka Mutesi murumuna wawe, kandi ubuzima bwawe buhenze kuruta zahabu. Yeri Feza umukunzi wanyu uri Kayonza. Uyu we yanditse agira ati mbanje kubasuhuza barimo mutwigisha nta kiguzi. Ni Alexis dukomeze gusenga w'Ikiyombe mu karere ka Nyagatare. Reka mbwire Bushombe na Kankwanzi ngo nibumve umukobwa wabo bareka kumutoteza kuko byatuma araruka. Benita nawe ntuzave mu murongo wawe mwiza, umenye ko kurya ari ukwishyura. Dusoza ubutumwa mwatwandikiye, reka dusome ubw'umukunzi w'Urunana wagize ati mwiriwe neza mwe muduha uburere bwiza. Ni Mukantuye nabo Emerienne ubasuhuza. Ababyeyi nka Kankwanzi bariho pe, ariko bakagombye kumenya ko uburere buruta ubuvuke. Inama zabo ni ingenzi. Petero nawe nareke Mutesi kuko ibyo yamuhombeje ni byinshi, ariko ntanyurwa yarararutse byararangiye. Murakoze, ndi Kirehe mu murenge wa Mushikiri. Ubutumwa mwatwandikiye muvuga ku nkuru zagarutsweho mu Runana muri iyi minsi tubusoreje aha. Turabashimiye mwese ndetse namwe muhora mutugaragariza ko mukunda.